solar eclipse. Solar eclipse. Solar eclipse. Shuti bakunzi bikamba Calvary TV, nongeye kubasuhuza. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe. Ubuntu n'amahoro agakiza kava ku Mana, gukomera mu ijambo bigwire mu mutima wawe, kandi gusenga no kwizera bigumye byomatane nawe ubwawe. Ndashimira mwebwe mwese mutwira ko muri kumwe natwe, namwe mwako subscribe. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Nawe utarakora kuri onzogera n'umwanya wawe kugira ngo inyigisho zacu n'ubuhamya bijye bitabikugeraho. Reka dusenge. Data wera, urakiranuka muri byose, turabana bawe, nawe uri papa. Turagusanga ubane natwe muri iki kiganiro, mwuka wera tuyobore, duha amavuta n'imbaraga. Umuntu wese uri kutureba nawe yakira amavuta n'imbaraga, maze ugumye kuganza mu mitima yacu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibaho umugisha. Dufite topic ivuga ngo ese umuntu yashubijwe Imana imaze kumusubiza agomba kuva mu rusengero, cyangwa ahana Imana igushubirije mu rusengero ni ngombwa ngo uhindure urusengero, uve mu rusengero wari urimo ujye mu rundi rusengero. Ushobora kuba wasengeraga ahantu wenda ari hatoya cyangwa se harimo abakene benshi, ariko Imana ikagusubiza. Iyo umaze gusubizwa ni byiza kuva muri urwo rusengero ngo ujye mu rundi rusengero, cyangwa se ni byiza kuva mu gakiza kubera ko wamaze gusubizwa, cyangwa ni igihe cyo kugira ngo ugume mu gakiza cyane kugira ngo abantu batarabona Imana nibakubona Imana yagushubije basubizwemo imbaraga. Ntabwo ndi njyenyine rero nk'uko bisanzwe, tumwe n'umukozi w'Imana. Reka nawe atangira bibwira, noneho tuganire kuri iyi topic. Wakwibwira abakunzi b'Ikamba TV? Yes, amahoro y'Imana abane namwe, kandi ndabifuriza kugubwa neza. Amazina nitwa Muhozi Eric, ndumuvuga butumwa, nsengera muri Calvary. Ni pastor wanjye, ni no muvyeyi wanjye mu mwuka. Ndabashimiye cyane. Imana ibaho umugisha. Rero rimwe na rimwe mbashaka kuganira n'umuhungu wanjye. Impamvu ni iyihe? Nuko ejo shobora kugira amahirwe yo kujya handi mu kindi gihugu, cyangwa se nakajya mu kindi gihugu. Ese yagenda asa gute? Yagenda ari muntu ki? Nabwo Imana yaduhuje kubw'impanuka, ahubwo Imana yaduhuje kugira ngo njyewe nawe tuvuge ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu namubwiye ati se ubundi nkawe uracyari mutoya, ejo uzatunga amafaranga menshi, ese numara gukira uzava muri Calvary cyangwa uzazamura Calvary? Ariko ndagira ngo nawe wenda ushobora kubeza icyo kibazo. Ese wowe nk'umukozi w'Imana wahamagawe, kandi nize ndashidikanya ko Imana yaraguhamagaye bye, ndabizi kubera ko igihe maranye nawe, igihe Imana ikunzaniye, igihe nkwakire mu biganza, maze kubona uburyo witanga, maze kubona uburyo ukunda Imana, maze kubona uburyo urarusenga amajoro amanywa. Ese ubwo numara gusubiza urumva uyu murimo, urumva Calvary bizagenda biti? Murakoze cyane daddy. Nekereza yuko byose biri mu mahitamo. Amahitamo y'umuntu niyo amugira uwo ari we, kandi nekereza yuko ibyemezo ufata uri mu kibazo bitagakwiye guhinduka warasubijwe. Abantu benshi basenga Imana bakiri mu butayu, nk'uko abantu benshi babivuga, bakiri mu bihe bigoye, bakiri mu bihe bitameze neza. Ariko basubizwa nk'uko daddy yarabivuze, bagahindukira bakareka gusenga, cyangwa se bakareka aho basengeraga, cyangwa se bakava mu nzira z'Imana. Ibyo ntabwo byari bikwiye, kandi nekereza yuko umuntu wese ufite Imana ku mutima ibyo bintu ntabwo yagakwiriye kubikora. Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Samweli wa mbere, hari ijambo rivuga ngo Hana yari ingumba, ngo kandi mukeba we Penina yarabyaraga. Icyo ni ikigeragezo Hana yari arimo, cyamuteraga nubwo bari abantu b'Imana, ariko cyamuteraga yari limite.
arahatagera kugira ngo adashima Imana by'ukuri. Ariko ijambo ritwereka yuko Hana amaze kubyara Samweli, kuko yari yaramusabye Uwiteka ngo yahiguye umuhigo yari yarahigiye Imana ngo amuturire Uwiteka. Nawe rero mwene data, mu gihe urimo urasenga Imana, mu gihe ufite icyo wifuza ku Mana, byakabaye byiza mu gihe usubijwe, mu gihe Imana iguhaye iyo nzu ushaka, mu gihe Imana iguhaye ako kazi wifuza, mu gihe Imana ikwaguye, ntago wagakwiriye kuva mu murongo, ntago wagakwiriye kureka inzira y'Imana, ahubwo byagakwiriye kugusunikira kugira amashimwe. Hana abonye Samweli ntago byamuteye kwikomeza cyangwa kwikakaza, ahubwo nta nubwo byamuteye kwiremereza cyangwa se kubwira Penina mukeba we yuko nawe ashoboye, yuko nawe yabyara, ahubwo byamuteye kugirira umwete guhigura umuhigo yari yarahigiye Imana. Yahigiye Imana yuko Samweli navuka azamutura Uwiteka, kandi niko byagenze. Ngo Imana yahise imusubiza ikibazo yari afite, abyara abandi bana. Nawe umugisha wawe ntago uri mu kwivumbura cyangwa se mu kuva mu nzira z'Imana mu gihe wasubijwe, ahubwo umugisha wawe uri mu gukomeza kuba mu bikari by'Imana. Umugisha wawe uri mu gukomeza kuba mu cy'Imana yakuvuzeho, mu cy'Imana igushakaho, naho Imana igushaka. Mwene data, nusubizwa jya uguma aho wasubirijwe, kuko ba bandi mwababaranye, ba bandi mwacanye mu bihe bikomeye, nibo bazi uburemere bw'igisubizo cyawe. Kujya hahandi batakuzi, hahandi batazi ubutayu bwawe, ntago bizaha agaciro igisubizo cyawe cyangwa se igitangaza Imana yagukoreye. Ndumva ari ibyo ngibyo. Uhise uko ukubita ahantu, hari igihe dusenga dufite ibibazo, umuntu akajya ahantu agasenga, Mana nunkorera ibi nzakora ibi, nunkorera ibi nzakora ibi, noneho agahiga imihigo myinshi kugira ngo wenda Imana isubize, kuko Imana ndabizi ko ikunda umuhigo. Noneho yamara gusubizwa, Imana yamara kumwunamura, ntiyibuke no kujya gushima, ntiyibuke no kujya guhigura, kubera ko we icyo yashaka yagize gute yakibonye. Iki kintu ntabwo ujya ukibona ahandi hantu hatandukanye. Wabivugaho iki? Ndakibona cyane, umuntu agahiga yuko Imana nimugirira neza akabona akazi, niko wenda benshi bakunze guhiga ngo umushahara wa mbere ngo nzawutura Imana cyangwa se ibintu nk'ibyo, ariko ugasanga ntago abikoze. Buriya ijambo ry'Imana riravuga ngo guhiga umuhigo n'uwuhigure ngo birutwa no kutawuhiga. Buriya uba wishizeho urubanza, uba wishizeho umutwaro, uba wishizeho icyasha kitagakwiriye kuba kikuriho. Mwene data, niba uhize umuhigo ugahigira umuhigo Imana, jya umenya neza yuko ntago ari pasiteri uwuhigiye, ntago ari umushumba uwuhigiye. Abantu benshi batekereza yuko guturira Imana cyangwa se kwitanga mu nzu y'Imana uba ukije pasiteri, ngo pasiteri agiye kurya, ngo pasiteri ngo muhaye amafaranga. Mwe ndeka nkubwire neza, ijambo rivuga neza yuko ngo abakora umurimo bagomba gutungwa n'uwo murimo. Ntago rero tugomba kujya kure y'ijambo ry'Imana. Niba koko turi abana b'Imana tuzi neza ibyo duhagazemo, mureke niduhiga duhigure, nibwo n'imigisha yacu izarushaho kutugwiraho, nibwo n'iby'Imana idushakaho bizarushaho kuba byinshi, kandi Imana izakugira neza nuhiga ugahigura. Nuhiga ugahigura, Imana izakwagura. Hari imihigo iba ikomeye cyane, wenda umuntu avuga ati iyi mihigo, wenda twahera ku rugero rwa Yefuta ngo yari afite abanzi be, ngo noneho ngo agiye ku rugamba ngo ahigira Imana umuhigo, arabwira Imana ati, Mana nintsinda abanzi banjye ukabangabiza, ngo ikintu cya mbere nzabona nyigera mu marembo y'aho naha ngo nzakigutura. Ngo yagihigiye Imana, ngo mu gihe Imana yamugabije abanzi be, ngo agarutse, ngo umukobwa we ngo w'ikinege ngo niwe ngo yasanze ngo ari mu marembo y'inzu ye. Ngo ariko ngo ntago byamubujije guhigura. Mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko nuhigura umuhigo wawe uko waba ungana kose, Imana izakwagura, izaguha umugisha. Ushobora kuba ufite inzu imwe ugahiga umuhigo, ukavuga uti, Mana nzagukorera, nzakugirira neza. Ugahiga umuhigo runaka wo kwitanga, wenda niba mu rusengero rwawe bakeneye intebe ukazi. Ese kubera iki wumva yuko abantu niba bakorera Imana cyangwa se ahandi wakitanga mu makwe, mu birori runaka, ariko mu nzu y'Imana wakumva yuko bavuze kwitanga ukumva ni umutwaro cyangwa se wahindutse abesikuru? Ni ukubera iki? Icyo kintu
nugikura mu ntekerezo zawe, Imana izaguha umugisha, Imana izakwagura, Imana izakugirira neza. Kandi hari ijambo Imana irimo iravuga ku bantu bahagaze neza muri bino bihe bya covid, ku bantu bari gushaka Imana n'umutima wabo wose. Abantu barakomeretse, ariko ijambo ry'Imana riratubwira muri Yeremiya, ijambo ry'Imana riratubwira muri Yeremiya ibice 30 umurongo wa 17, abantu barakomeretse muri bino bihe. Abantu niba ari ukubera tuderutse kujya mu nzu z'Imana, abantu bagize ibikomere, abantu basubiye inyuma, ariko umuntu wahagaze neza, hari amakuru y'uko Imana igiye kumugirira neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nzakugarurira amagara yawe, nzakugarurira amagara yawe, ngo kandi nzagukiza inguma zawe. Imana, izera Imana muri icyo kibazo, izera Imana muri ubwo bukene, izera Imana, we kujya mu gusayisha, we kujya mu by'Imana idashaka, wowe izera Imana, Imana izakugirira neza. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo izakugarurira amagara yawe, ngo kandi izagukiza inguma zawe, ngo kuko wari wakwisa igicibwa, ngo hano ni Siyoni hatagira uhitaho. Abantu baragutereranye, wageze mu kibazo muri covid, imiryango iragutereranya, inshuti ziragutererana, ariko kuba warabivuyemo ukabisohokamo amahoro, covid irimo irarangira mu gihugu cyacu. Abantu bahagaze ku munara batiyanduje, abantu batiyanduje, Imana igiye kubagirira neza. Kandi kuno ukuri kw'ijambo ry'Imana, Imana igiye kubagura, Imana igiye kubavura ibyo bikomere mwagize, igiye kubagurira amarembo. Ijambo ry'Imana Kuro, Imana yaramubwiye ngo nzakwagura, ngo nzamenagura inzugi z'imiringa, ngo kandi n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Imana igiye kugucira inzira, Imana igiye gusatura iyo nyanja utambuka humutse, Imana igiye kohereza umusamariya mwiza mu nzira uri gucamo. Imana ihagurutse ku bwawe, Imana ihagurutse kugufata ukuboko. Wowe uri muri icyo kibazo, wowe uri kubaza ati amaherezo y'ibi ni ayahe, izera Imana, we kuva mu masezerano. Kandi nawe uri mu bisubizo, wikibwira yuko ari ryo herezo, wikibwira yuko wageze iyo wajyaga, ahubwo mu byo ufite byose gerageza ushima Imana. Imana igumugisha. Ndagukunda cyane. Iyo uri uvuga ubutumwa bwiza mba numva nanjye nongera gusubizwamo imbaraga. Ese mu by'ukuri bene data, nshuti zacu, Uwiteka aramutse akuhaye umugisha, Imana ikaguha amahirwe yo kwakira, warasengeye ahantu, warangiza ukahava nta kintu hakoze, ukagenda ubona aho hantu udakwiriye kuhasengera. Ese Yesu yaba yarigeze agira insengero asengeramo izikomakomeye n'izidakomeye? Ntabwo Yesu yabikoze. Niba ari we rero twigiraho, niba ari we umuyobozi wacu, ntabwo twari dukwiriye kurobanura ku butoni ngo urusengero nirwo runkwiriye bitewe n'uko rujyanye n'igihe cyanjye. Nje nekereza ko aho kureba ko urusengero rujyanye n'igihe cyawe, ahubwo wareba niba igihe urimo na Yesu ari cyo gihe agushakamo. Kuko Yesu niba uri mu gihe cyo gukorera Imana, Yesu akaba agushaka muri icyo gihe. Ntaho bihuriye n'urusengero, ntaho bihuriye no kuba inzu usengeramo ifite marido, ifite n'amakaro n'ibindi. Oya, ahubwo natekerezaga ko uramutse usengera ahantu haciriritse bakabona uburyo uca bugufi, nabo basubizwamo imbaraga. Iyo turebye Mose uburyo nyina ngo yamumaranye amezi make cyane, ngo ariko ngo ananirwa guhora amuhisha, nyina mubohera akato, noneho ngo aramujyana amushyira mu rufunzo. Noneho ese Mose ajya kwa Farawo, urabona ko umukobwa wa Farawo aramutoye, aramutwaye, amujyanye, nyina wa Mose aramureze, ariko amureze atari umwana we. Ariko mission ya Mose yo kujya kwa Farawo, hageze kwa Farawo arahakuriye. Ese iyo wewe uhuje gukura kwa Mose akuriye kwa Farawo, ubihuza gute no kuba Mose iragiye gucungura Abayisiraheli? Kwari kugira ngo Imana imukuriza ahantu abimenye. Kuko urabona rige dukura mu buzima bw'ibibazo, no kugira ngo natwe tutite ku bantu bafite ibibazo. Hari igihe umuntu ashobora kukunyuraho uri kunyagirwa n'imvura, hari mu modoka wenyine, imodoka ifite imyanya 8, akaguca akagenda. Ese no kugira ngo wowe nuyibona ntuzace ku bantu. Hari n'igihe umuntu bafite inzu y'ibyumba 3, akajyama mu cyumba kimwe, abakozi barara mu nzu zo hanze, ahandi hose huzuyemo ibinyenzi.
ntashobora no gufata imfubyi imwe ngo ayihe icyumba. Ese biriya bintu bitwigisha iki? Nkanjye nawe dufite mission yo kuvuga ubutumwa bwiza, nkanjye nawe dufite umuhamagaro. Ese uyu munsi wa none ubuzima turi gucamo buratwigisha iki ejo hazaza? Ese niki twabwira abantu nibura kugira ngo uyu munsi amenye ko kuba Imana arakuye Mose mu mazi nta gisimba kimuriye, nta duburi muriye, kajya gukurira kwa Farawo, kugira ngo bigende gute? Kuko urabona ko nyuma Mose avuye kwa Farawo, tubona agarutse kwa Farawo kujya kuri Abayisiraheli, yewe ahora n'urugamba rwishi ndetse ntiyanamenye ibyabaye, ariko tubona Imana yohereza umukobwa wa Farawo mukura hehe mu rufunzo. Biriya bintu bihuza gute n'ubuzima bwacu bw'uyu munsi? Urakoze cyane Daddy. Icyo kintu icyambere tugomba kumenya, isezerano ry'Imana naho rijya. Isezerano ry'Imana, icyo Imana yakuvuzeho, wowe nuhagarara neza aho igushaka, ugahagarara neza mu by'Imana ishaka, Imana izakugira neza. Iri jambo Daddy yaravuze riri mu Kuva ibice 2 umurongo wa 3 waho, hari ijambo rivuga ngo ananiwe guhora muhisha, uwo ni nyina wa Mose, ngo amubohera akato gapfundikiye mu namye, agasiga ibumba n'ubushishi. Dusimbuke ku murongo wa 5, ubwo yamushize mu ruzi, ngo umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi, ngo abajabe bagenda ku nkombe y'uruzi, abona akato kari mu rufunzo, ngo agapfunduye abonamo uwo mwana ararira. Garamubaza ati uyu ni umwana w'Abaheburayo. Byonyine kuba umukobwa wa Farawo yaramenye neza yuko Mose ari umwana w'Abaheburayo, n'ukuntu abanyegiputa baziraga Abaheburayo, kuba yaramubonye gutyo byari opportunity yo guhita agahwanya kakica, kuko na Farawo yari yatanze itegeko yuko abo bana bicwa. Ariko nekereza yuko umugambi w'Imana uratangaje cyane, umugambi w'Imana uratangaje kandi urakomeye. Kuba Mose yarakuriye kwa Farawo, njyewe nekereza yuko byari mu mugambi w'Imana. Urabona Mose kuba yarageze kwa Farawo amaze kugera mu ntebe nziza, abacakara baraho ngaho, none reba igihe Mose yaragiye gusura abacakara, ariko agezeyo abona umunyegiputa arimo arakubita iki Umuyisiraheli, ahita agira imbabazi. Kuki umuntu avukira mu muryango agatera imbere ntagirire imbabazi bene wabo? Mose yabishaka yari kureka umunyegiputa akica iki Umuyisiraheli, ariko Mose amaraso aramugaruka. Urukundo ko Mose ni Umuyisiraheli, tuvuze ati ni gute umunyegiputa yica Umuyisiraheli? Arangije Mose ikintu yakoze, yisha umunyegiputa, ahita amuryamisha mu micanga, bivuye ngo aramushingura. Ariko igihe kigeze yongeye gusubira kujya kureba Abayisiraheli, asanga nabo bari kurwana, ati mwamwe murapfa iki? Mwebwe ntabwo muzi impamvu turi hano. Ondete ugiye kugira ngo wishe umunyegiputa, abona byamenyekanye. Ariko cyo nashaka kuvuga si yo story, ahubwo nashaka kuvuga icyo Mose yamariye Abayisiraheli. Njyewe Pastor Steven, Imana ni ntabara, nzatabara umuryango wanjye. Ese uyu muntu kudukurikirana ufite amafaranga ukomaze gutunga, hari icyo ufasha umuryango wawe? Bibiliya tubwira ngo umuvandimwe abereye gukura mugenzi we mu makuba. Noneho Bibiliya tuvuga ngo nuzamuka zamura abagenzi bawe, umuryango wawe, kuko ubereye gufasha umuryango wawe. Hano nkawe ukiri mutoya, nzi ko uzatera imbere. Ese niki wabwira abandi basore bagenzi bawe? Niki wabwira isi yose kugira ngo tumenye ko abo turi bo tutari bo kubera ngo twinezeze, turi kugira ngo n'abandi banezerwe? Urabivuga iki? Urakoze Daddy. Ikintu kimwe kiriho, icyo kintu uvuze kiriho cyane, kireze mu bantu, ugasanga umuntu yagize ahagera, Imana yamutije ubushobozi. Erega ni ubushobozi Imana yagutije. Wari uzi yuko igihe kimwe Yobu ngo yari afite ibintu byinshi cyane atunze, afite amashyo, afite inama, afite ibintu byinshi, afite n'abana, ngo ariko igihe kimwe ngo ukuboko k'Uwiteka kubikoraho, ngo igihe kimwe ngo byose birashira, agera no ku kigero umubiri we urarwara. Ngo za nshuti ze babandi bose ba Elifazi n'abandi ngo baramuhinduka, ngo baravuga bati wowe uwacumuye iki ku Mana wayitutse ukipfira n'umugore we? Ariko kubera yuko yari umukiranutsi ntiyayituka. Ndagira ngo ubwire yuko
hari igihe simbi kwifurije ariko hari igihe ikigeragezo cy'Imana nawe cyakugeraho. Yes. Muri ibyo bintu utunze gerageza uheshe Imana icyubahiro. Muri ibyo bintu utunze gerageza usangire n'abandi. Ese kubera iki se wakumva wabaho wenyine? Kubera iki se wakumva wagirirwa neza murumuna wawe ukamuheza hasi? Kubera iki wakumva wagirirwa neza ababyeyi bakubyaye bakagukuza bakagushira mu ishuri ukiga ukaba ugejeje diplome ufite ukaba ufite ako kazi niyo poste? Kubera iki wakumva mubyeyi wawe yatura mu kazu kameze nka nexe wowe utuye mu igorofa ya etage? Kubera iki utagira neza abavandimwe bawe nk'uko pastor yabivuze? Ukiraho ntabwo bibiri bivuga kuko rimwe na rimwe abantu bose tuvuze ibintu batumva ko bibiri muri bibiri ko twatura abapasteri. Ahubwo nanjye nabyumvanya Apotre Paul Gitwaza yigeze atanga urugero avuga ko hari umugabo n'umugore babanaga, noneho ngo ababyeyi baje kubasura babaryamisha muri next ngo babane igikombe cya parastiki. Noneho abana babibonye avuga uko biri kose iyo umuntu akuze aryama mu kiringiti kandi akangura kuri parastiki. No babandi nabo baza gukura barasaza. Babana bagiye muri Amerika. None bababyeyi bagiye kubasura babanuze ikintu bakoze baravuze ngo iyo umuntu akuze aryama hehe? Mu kiringiti. Arira hehe? Kuri parastiki. Ariko babigenza nabo. Noneho baravuze ati se bana banjye mwabuze isahani nziza ariko se ntuzi ibyo wakoreye sogokuru igihe yaza kudusura se twabirebaga. Aha ndavuga iki? Ndavuga ko nukorera umuntu neza itegure kwakira neza, ariko nanone nukiza umuryango wawe witegure ko nanone uteje amacakubiri mu muryango. Wenda uri muri Canada cyangwa se uri muri Amerika n'ahandi mu bihugu byateye imbere, ni gute ushobora kumara ukwezi udafashe n'igitenye ngo ukigurire mama wawe? Mama wakubyaye kakonsa. Hari abandi bantu mwashatse ingo, washatse umugore nakunda mama wawe, none nawe yakubwiye ngo ntugakunde mama wawe. Ntago ari byo. Ntabwo kuba ufite umugore udakunda mama wawe bivuze ko ntugomba kwanga mama wawe. Oya, mu buzima bwacu tubayemo hari umuntu udasimburwa. Mama we ntabwo agomba gusimburwa. Kangubwira umuntu abura shebuja eje akabona undi shebuja, ariko ntabwo mama wawe wabona undi. Ntabwo bikunda. Habeho naho umuntu yakurera, ntabwo ari mama wawe. Si byiza kuba wahabwa umugisha ukibagirwa umubyeyi. Uretse n'icyo yego hari ijambo hano mu Migani ibice 19 ku murongo wa 22 hari ijambo rivuga ngo ineza y'umuntu nimutera gukundwa. Ineza y'umuntu nimutera gukundwa. Erega ushobora kwibaza utese kuki mfite icyangiro? Kubera iki se abantu bakoresha ibirori nibamamagare kandi mfite uko nishoboye? Nyamara reka nkubwire, kugirira neza ushobora kugirira neza umuntu nazayibagirwe kandi wowe wumva yuko nta n'ikintu wakoze. Abantu benshi babayeho ubuzima bwo kugundira, babayeho ubuzima bwo kwigwizaho. Nyamara ijambo ry'Imana riratubwira ngo dukundane, ngo dukunde bene data nk'uko natwe twikunda. Ese umuvandimwe wawe umukunda nk'uko wikunda? Ese kubera iki se warangije amashuri, kubera iki murumuna wawe utamushira mu ishuri ngo nawe arangize? Niyo masters nawe yamubererega. Ngo ineza y'umuntu nimutera gukundwa. Kandi numara gusaza cyangwa se waratabarutse, ineza wakoze nizasigara ku gasozi, nizasigara ku musozi wari utuyeho. Naga amafaranga wari ufite bazajya bavuga ngo uriya muntu yari afite amafaranga. Abantu benshi batunze amafaranga ariko barabibagiwe. Nyamara umuntu wagize neza abantu baramwibuka, bamugira intwari. Ndakwifuriza kugira neza muri urwo rugo rwawe, muri famille ufite, mu bavandimwe bawe, mu nshuti ufite. Kubera iki se watunga ibiro bingahe by'umuceri 40 ingahe? Kubera iki utafatamo n'ibiro 5 ngo ubihe umuturanyi wawe uburara? Kandi wowe ufite n'ibyo gusagura uhereza imbwa, n'ibyo gusagura ukajugunya muri puberi. Nyamara hari abantu bashonje. Gira neza, Imana izakwibuka. Nabonye ikigereranyo bavuze ko ibyo kurya bihiye bijugunywa cyane. Ikigereranyo nakibonye kuri televiziyo, kandi nanone mbona abantu bashonje cyane. Ariko nyine ni kwisiteye umuntu ari urwo yagira kumva ntahuriye n'undi muntu. Ariko twebwe turabwira abantu, mwebwe mukunda ibiganiro byacu, bakunze ibijambo ry'Imana, wahinduka. Imana n'Imana iguhaye umugisha, si byiza kwibagirwa bene wanyu, si byiza kwibagirwa aho baturutse. Abantu benshi bibagiwe aho baturutse kubera ko bageze ahantu bumva batazigera bongera kuva. Reka ngubwire, warazamutse ugeze ahantu urumva kutahamanuka, ariko witonde gato ushobora kuhamanuka. Isi ni konsa uzonke vuba uko izagucutsa,
kuko aho ngaho wazamukiye abandi bakwiye kuhazamukira. Nubona rero uri umunyacyubahiro, ntukagire ngo abandi bantu ntabwo bazigera bagera muri iyo ntebe. Isi irahinduka. Umunyarwanda yaravuze ngo isi ni gatebe gatoki. So rero icyo nagusabaga ni ukugira ngo ubane n'abandi bose amahoro. Yesu ashimwe cyane. Umuntu umwe yigeze kwipfusha, maze kwipfusha arasinzira atumira abantu, banavuga ati yapfuye, ati n'ukuntu ataduhaga, n'ukuntu yameze gutya na gutya, arangije aravuga ngo ndagarutse, none nje gukora ibyo nagize gute, ibyo ntakoze. Ese uragira ngo nudahindura ibintu uyu munsi numara gutabara kuzaza kubihindura se? Gerageza wongere ukore neza, Imana izaguha umugisha. Tugana ku musozo, niki wabwira abantu babana n'imiryango bakaba badakunda imiryango yabo? Ese niki wabwira abantu b'abakristo bafite ababyeyi mu mwuka badakunda ababyeyi mu mwuka? Kuko hari ikindi kintu nabonye mu bantu, umuntu pastor akaba yaramuzamuye, yamara kuzamuka kumva ko pastor we ntadafite n'iki n'agaciro. Ese niki wabwira abantu bageze mu bihugu byateye imbere ariko bafite ababyeyi mu Rwanda, muri Afrika, mu zindi mpande, akaba atakwibuka n'umubyeyi we n'umunsi n'umwe? Niko nzi kuri umuryango kandi ukaba ufite ababyeyi. Ese niki wabwira abasore bangana nawe? Niki wabwira abantu bakunda ijambo ry'Imana? Bakora iki? Bahindura iki? Umunyarwanda yaravuze ngo utazi yava namenye yajya. Ushobora kuba ufite ibyo wagezeho, yego nibyo. Ushobora kuba ufite warageze mu bihugu byateye imbere, nibyo, turabikubahira. Ushobora kuba ufite aho Imana yakugejeje, ariko zirikana aho Imana yagukuye. Zirikana ahashize hawe. Zirikana abavandimwe, zirikana ababyeyi, zirikana itorero wasengeyemo, zirikana pasiteri wawe. Ntukire ngo wumve yuko umusumbije cyangwa se utakiri ku rwego rwo gusengera aho hantu cyangwa se rwo gushumbwa n'uwo mushumba, kuko niwe wagusengeye ubona uwo mugisha, niwe wakwatuyeho umugisha urawubona. Kandi nabivuze kare, abantu bazamenya neza agaciro k'ishimwe ryawe cyangwa se agaciro k'ikuzo ryawe naho wari uri mu butayu. Aho mwabanye nabo nibo bagakwiriye kumenya neza agaciro ko kuzamurwa kawe. Dawidi yarababaye cyane amenye neza yuko Yonatani yapfuye, kuko Yonatani bari inshuti cyane, bacanye mu bigeragezo, bacanye mu bibazo. Dawidi aravuga ngo ese nawasige mu muryango wa Sawuli ngo mugire neza ku bwa se Yonatani? Ngo baramubwira ngo hari Mefibosheti, ngo ariko ari Lodebari. Nubwo waba uri Lodebari, ndagira ngo mbwire uyu muntu, nubwo waba uri Lodebari, wumva yuko Imana itakikwibuka, hari Dawidi wawe uje kukugirira neza, kubw'ineza undi muntu yakugiriye, kubw'ineza undi muntu yagiriye uwo muntu. Ndumva uyu muntu hari ijambo Imana igiye kukwaturaho. Ndakubwira neza yuko Imana igiye kukugirira neza. Nubwo uri Lodebari, hari Dawidi uje kukukura i Lodebari kubw'ineza y'uwo muntu. Erega reka nkubwire, ushobora kuvuga ngo ese ndagira neza, girira neza, kuko nubwo umuntu atazakwitura ineza yawe wageze, azayitura abana bawe, azayitura abagukomokaho. Tujye tumenya n'icyo kintu, twe kuvuga ngo twe kwirebaho. Nuhemuka uvuga uti memutse, ariko n'abana banjye bazagirwaho urubanza. Kuko iki kintu nitukimenya pastor, tuzamenya neza yuko uburemere bwo kumenya neza umugambi w'Imana. Kuko nitumenya neza yuko Imana ibyo twifuzaho ari ibyiza. Ijambo riratubwira muri Zaburi 105:8 ngo yibuke isezerano rye, ngo ijambo yavuze ngo aryibuke ibihe ibihumbi. Ndumva hari umuntu warucitse intege avuze yuko ibyo Imana yamubwiye amaze igihe kinini ategereje urubyaro. Ndakubwira neza yuko hagarara ku munara, hagararaho Imana yakubwiriye, hagararaho Imana yavuganiye nawe. Imana izakwibuka, Imana izakugira neza. Kuri iki kintu dadi yarambajije, gira neza kandi uzirikane, kuko umuntu yaravuze ngo ijuru ntago risakaye, ngo ntago risakaye. Reka mvuga aka kantu dusoza. Umuntu umwe yari umukene asabiriza, asaba umukire wari ufite n'imodoka babandi basabiriza, aramubwira ati wamfunguriye, aramubwira ati genda. Undi aramwegera aramubwira ati se, ati reba hejuru, ati urabona hari ikintu gifasheyo?
ati ufashe kiriya kintu arekuye wajya hehe? wa muntu aravuga ati uyu muntu ahita akuramo igihumbi arakimuha. ndagira ngo nkubwire ntago ese wa mugani w'uwo muntu ni iki? umuntu ufashe hariya hejuru tutareba tubona harangaye arekuye wajya hehe? warimye abantu, warariye wenyine wajya hehe? gira neza ugifite ubushobozi. amen. Reka tugane ku musozo kugira ngo nasengera abantu. Tugana ku musozo, reka mbwira umuntu ufite umugisha, ibuka umuryango, ibuka famiye yawe, ibuka inshuti zawe mwakuranye, ibuka abandi mwabanye mu cyaro hahandi munywera ku bikombe bya plastike mujya kuvomesha utujerekani. Babandi mwabanye mutsuka, gutsuka wenda ushaka kuba utabizi, ni imitumba abantu batsukiraho mu cyaro, umuntu akabutera akabutsuka. aho mwibuke, ibuka babandi mwagiye mugendana mu buzima bugoye. Yesu ashimwe cyane. Babandi mwagiye mubana. Imana irashaka ko twibuka abantu bose, kubera ko Imana nibigize iki gukorera ku buzima bwawe, ikabitabaye ubuzima bwawe. Were kwirengagiza iki Imana yakoze mu buzima bwawe. Ibuka abo mwasenganye, ibuka abo mwaririmbanye, ibuka abo mwabanye, ibuka abo mwatangiranye gucuruza agataro. Ongera wibuke ubuzima wabayemo. Abandi bantu Imana isubiza kumva kuri ko yasenze cyane, akumva ko we Imana iramukunda kurusha abandi. Ndakurahije ukuri, ntabwo Imana gukunda kurusha abandi, ahubwo ni igihe. Iyo igihe cy'umuntu kigeze Imana irakora. Ndumva nzagaruka kubigisha ku kintu bita igihe. Ndumvira ijambo rigarutse igihe kigeze. Umva, jya wihangana, nubona igihe cyakuzamuye ejo kizakumanura. Rero bana n'abantu bose amahoro, data naguha umugisha, shyigikira abandi mu izina rya Yesu. Reka dusabe ko Imana abasengere abahisha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Sengera abantu. Mwami Yesu, Mana ikomeye, Mana igira neza, Mana y'ubushobozi n'ubutwari, twize neza yuko tugomba kumenya igihe uduhamagariyemo n'igihe uduhereye umugisha, tukawukoresha neza mu buryo bwo kukubahisha. Data mwiza, nsengeye umuvandimwe uneze amatwi, ndakwinginze kugira ngo umuhe kutinangira umutima, iki jambo rimubwiye arishire mu bikorwa, kubera yuko aribwo azabona umugisha usumbije uwo yari afite. Kandi Data mwiza, utugirire neza, ijambo ryawe rigere mu mitima yacu, ryere imbuto, kandi Data mwiza rirushaho kugwira. Gishaka n'ibyo ushima aribyo biganza, mu izina rya Yesu. Amen. Turabakunda, kura subscribe noneho ujye ubona bino biganiro byose. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom.